niba hari abayobozi bari muri iki cyumba cyangwa se abadukurikiye online, kuko hari abayobozi benshi ku isi yose, niba mutiteguye wenda bitewe n'impamvu runaka, mukaba mutiteguye kwizera iki gitabo byuzuye, mbasabye kwegura ku myanya yanyu. Bwari ubwa mbere mu mateka ya Pastor Teddy Wilson asabye abayobozi b'itorero batiteguye kuzuza inshingano zigendanye n'ukwizera byuzuye kwa Bibiliya kwegura ku myanya yabo. Avuga aya magambo, imbere ye hari hicaye abayobozi b'itorero batandukanye, harimo abapasoro, abarimu, abashinzwe iby'iyobokamana bya Kidivantiste, abaganga, abizera badafite icyo bari bashinzwe bari baje muri ayo materaniro, ndetse n'abandi bari bakurikiye ayo materaniro ku mbuga nkoranyambaga. Pastor Teddy Wilson yatangiye avuga ati, iyo ugiye ku mbuga nkoranyambaga ubasha kumva ibintu byinshi biteye ubwoba bamvugaho, ariko ibyo ntacyo biba bimbwiye, kubera ko twatoranirijwe inshingano yo kuvuga ubutumwa bwiza. Ni ikiganiro cyari gikomeye ubwo Pastor Teddy yacyahaga abayobozi b'itorero bagenzi be, maze akavuga ati, bayobozi turi kumwe muri uyu mwiherero ndetse n'abandi bari hirya no hino ku isi ariko muyoboye umukumbi w'Imana, niba mwumva mutiteguye kubwiriza no kwizera byuzuye Bibiliya ndetse n'ubutumwa bukomeye bwa Kidivantiste, ubutumwa bwacukuwe mu kirombe gifite ubujyakuzimu burebure, maze ikabuha itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Bayobozi, niba mutiteguye rwose gusohoza izo nshingano ngo kubwiriza kwanyu n'ubuyobozi bwanyu be bihuje na Bibiliya gusa, mbasabye kwegura kuri iyo myanya yanyu, maze ikicarwamo n'abandi babasha gusohoza inshingano zihuje na Bibiliya ndetse n'ukwizera kw'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Itorero ry'Abadivantiste ni itorero rihora rihanganye n'inyigisho nyinshi z'ubuyobe zishaka gusenya burundu urufatiro ryubatseho, kandi si iby'ubu ahubwo no mu gihe cy'abakurambere b'iri torero intambara nk'izi barazirwanaga. Mu gitabo cy'itorero ry'Abadivantiste cyanditswe n'umuhanuzikazi Ellen White, igitabo cyitwa Ubutumwa bwatoranijwe ku mugabane wa mbere, baranditse ngo, nk'itorero tugomba guhagarara ku rufatiro rw'ukuri kw'iteka ryose rwabaye ingingo isuzuma kandi igerageza. Tugomba guhagarara dushikamye ku nkingi zikomeye zo kwizera kwacu. Ellen White ahumekewe n'umwuka w'Imana yarakomeje aratwandikira ati, amahame y'ukuri Imana yahishuye niyo yagize urufatiro nyakuri rwo kwizera kwacu gusa, niyo yatugize abo turi bo. Imyaka yatambutse ntacyo yagabanuye ku gaciro kayo. Umwanzi ahora yihatira gukura uko kuri mu mwanya wako ngo agusimbuze inyigisho zipfuye. Azakoresha uburyo bwose bushoboka ngo agere ku migambi ye y'ubugome bukaze, ariko Uwiteka azahagurutsa abagabo bazi gushishoza neza, bazamenya gushyira uko kuri mu mwanya wako nk'uko kwabagejejweho muri gahunda y'Imana. Niba wakurikiye neza amagambo tumaze gusoma, turasomye ngo, nubwo itorero ry'Abadivantiste rihanganye n'inyigisho nyinshi z'ubuyobe zishaka gusenya urufatiro rwacu, ariko nk'itorero tugomba guhagarara ku rufatiro rw'ukuri kw'iteka ryose. Tugomba guhagarara dushikamye ku nkingi zikomeye z'ukwizera kwacu, amahame y'ukuri Imana yahishuye, kuko ayo mahame ariyo yatugize abo turi bo. Reka twibaze tuti, Abadivantiste turi bande mu madini n'amatorero ari kuri iyi si? Ni uruhe rufatiro twubatseho abandi batubatseho? Ni iyihe misiyo y'iri torero muri iyi minsi ya nyuma iheruka? Kandi iyo misiyo ikaba yarahawe Abadivantiste gusa. Nkwaye ikaze muri iki kiganiro. Tugiye kuganira ku mahame y'ukwizera kw'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi n'uburyo inyigisho mbi z'uburozi zishaka gusenya ayo mahame. Ntujye kure y'iki kiganiro, kandi niba wifuza no kugitangamo igitekerezo, nkwaye ikaze. Uri kumwe na Jacques Lameke.
ntabwo ndi kuvuga ko tudafite ibitekerezo bitandukanye ku bintu runaka mu byanditswe byera, kuko nitugera no mu ijuru tuzakomeza kwiga. Ntabwo ndi kuvuga utuntu duto bamwe muri twe dushobora kuba tutemeranywaho. Birashoboka ku birango runaka cyangwa se uko dusobanura ibyanditswe byera. Ndi kuvuga ku by'amahame shingiro y'ukwizera kwacu ko ari 28, kandi no kuvuga ku byerekeranye no gusoma Bibiliya nk'uko yanditswe. Niba wowe nk'umuyobozi